Nubwo muri iki gihe urukundo rwakonje mu bantu, muri iyi nkuru uzasangamo icyo urukundo nyarukundo ari cyo, uko wamenya kwihanganira ibigeragezo bikunda ko kubaho mu rukundo, nuko wamenya guhitamo neza umukunzi nyakuri. Mbega ibyishimo Giramata yagize amaze kumva igisigo gisobetse inganzo cya Alani. Yashimiye Alani cyane urukundo yamugaragarije, amusezeranya nawe ko atazigera amuhemukira ubuzima bwe bwose. Basubiye mu birori aho abandi bari bari. Alani yakomeje gusuhuza inshuti ze. Icyaje kumutungura ni ukubona Umutesi nawe yari yaje mu munsi mukuru we kandi atarigeze amutumira. Alani yashatse kwanga kumusuhuza, ariko ibyo kubura uko agira amuha umukono anamwifuriza ikaze. Alani yahise yisubirira aho Giramata yari yicaye. Yagarutse ubona yahindutse asa n'ufite ibibazo. Giramata biramuyobera, amubajije ikibimuteye amubwira ko abonye Umutesi. Giramata amusaba ko byikuramo, ati ntacyo bitwaye, buriya nabuze uwo bazanye ntibigutere ikibazo, reka kugira agahinda ku munsi wawe wari wo kwishima ndetse ukishima cyane. Alani yumvise bimushimishije cyane ashimishwa nuko yari afite inshuti izajya imuba hafi. Hakurikiyeho umwanya wo guha Alani impano zo kumwifuriza umunsi mukuru mwiza. Icyo ngiye gutangaza Alani kinamutera kwibaza byinshi nuko n'Umutesi nawe yari ku murongo w'abagombaga gutanga impano. Yayimuhaye ubona yishimye, aramutungura, ahita anamusoma anamwongorera ati umunsi mwiza rukundo rwanjye. Alani yabaye nk'ukubiswe n'inkuba, impano ayimuha ahita ayishyira ku ruhande kugira ngo aze kureba icyo Umutesi yamuhaye. Ibirori byenda kurangira, ababyeyi ba Giramata basabye ko bo bataha bagasanga urugo, ariko Giramata we akazaza ku munsi ukurikiyeho. Migambi yarabashimiye cyane kubw'ubwitange bagize kubwo kuza kwifatanya nabo mu birori, abaha n'imodoka irabacyura. Ibirori birangiye abashyitsi bose bamaze gutaha, Alani yagiye mu cyumba cye ngo arebe impano Umutesi yamuhaye iyo ariyo. Yibazaga impamvu Umutesi yaje kwifatanya nawe mu munsi we w'amavuko, ikigeretseho akamutunguramo impano. Yabyibajijeho byinshi abiburira igisubizo. Iyo mpano yari itangaje, hari harimo isaha ya zahabu, ifoto y'Umutesi ndetse n'ibarwa ifunikishije ibara rya roza. Alani n'amatsiko menshi arayifungura ngo arebe amagambo ayikubiyemo. Iyo baruwa yari iteye irya: kuri Alani, nkwandikiye iyi baruwa ngira ngo ngusabe imbabazi mbikuye ku mutima. Ndabizi ko nagukoshereje bitavugwa, ariko ndakwinginze umbabarire nubwo njye mbona ntakwiriye imbabazi kubw'ibibi nagukoreye. Wirengagize byose kuko nanjye naje gusanga imyitwarire nagize idahwitse, niyemeza kwikosora. Wibuke ibihe byiza twagize turi kumwe. Iyo mbyibutse ngira ibyishimo by'akanya gato, nkibaza niba tuzongera kuba hamwe, ukongera kumbera umwami w'umutima wanjye, bikanyobera. Reka ne kuvuga byinshi ngo ararekwa ntashira, ariko nagiraga ngo ngusabe niba bishoboka ko twakongera tukikundanira, nkakwereka urukundo ruzira uburyarya n'ubuhemu. Muri njye numva ko nta wundi muhungu ugira urukundo nkawe. Ala, nkumbuye ya nseko, indoro, inganzo yawe, nako nkumbuye wowe wese. Ugira ibihe byiza, uwo mwahoranye, Umutesi Solange. Alani yarumiwe abura icyo akora, arivugisha agira ati Umutesi yarampemukiye, ariko wenda yarikosoye niba atambeshya. Ayiwe, ese none se ko bibaye ihurizo kuri Alani? Ese bizagenda gute? Ese bigenda gute iyo umusore cyangwa umukobwa yisanze agomba guhitamo umukunzi umwe muri benshi cyangwa babiri bamukunda? Naho butaha. Iyi ni Irika TV, njye nitwa Kazindo, ndabakunda cyane. Ciao ciao.